Mbemo yarahageze ibikoti ryiza cyane mu Cameroon byararangiye nyakonfirmation kwa gatanu yari yarangiye icyo gisigaye ni green light keep yagomba gutanga kandi yarayitanze mu Cameroon yakoze medical bivuga ko yasuzumwe bakabona ko ari muzima igisigaye no kumutangariza abakunzi ba Manchester United ibyo ntago tubitindaho mbemo washaka avuga ko ku rugero rwa 95 aramanukana n'abagenzi muri Leta Zunze za Amerika nk'igifuza umutoza n'ubundi yari yifuje ko agomba kumanukana nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho aramubona ari yakabisageze ari koti cyabiza ntimumurebe kuri ya n'imyaka ya 25 myiza aya niyo yavukiye mu bitaro by'Iburayi si ibingibi umunambwira ngo ngende uwigatsibo ngo mu marangi gwa rutabura oya n'imyaka 25 itari yayiva mu byumve neza mbemo rero waraza kujyana na bagenzi be birumvikana amanuke gesa pembemo cyane kabisa hagiye guhengwa 200 kurebera nkweto se ariko ni byiza kumutoza kuba wipfuje umukinyi mukajya gutangurana precision mugiye gutangurana rero mugiye gutangurana novuga iki gutangurana politike yawe filozofi yawe uzokoresha isezo yose mugiye kwitangirana n'umuntu mutahorana nta na kimwe ateza gutangura champion ataramenya yari yabyifuje Kavukire yashoye amafaranga menshi mu gusubiramo complex ya Carrington nyuma yaho Kinubi avuze ngo hari imbeba imbeba ziracyagaragara insinga zirashinyitse hari amafoto n'amafurusheti ari imirayi ngo Kavukire yaragiye asaba abafundi bagezweho mumbwire igisabwa tujye kuri top y'ikintu cyakorwa ibyo mbikuye kuri la foto ni kureba bivugwa ko nibava muri precision bagarutse gutangira championnat bazatangira gukoresha iyo complex ya mupya ahantu ho gutegura kwa kila kitu so ni byiza kumutoza bravo kuri Kinubi kabisa Kinubi yatabivuga byari kuvuga ngo amakanye hasize yarazara yasanga hari n'imiceri jimu ibyo nasize naronge ndabihasanga urabona ko hano kuri Carrington kabisa yashoye furusi nyinshi Kavukire no kubafundika imata ifara babwira ati mumbwire igisabwa cyose bajo mugene mu ngorere gikwiye Kavukire none muri kumwe urimo arabaza cyangwa urimo uraneka arabaza ndi kumwe nawe sawa uri kumwe nawe uyu munsi no munsi ariko ngiye mbikuye kuri aya mafoto urabona cyagiye aba bavandimwe bitwa Sidiki na wa undi kubagana furusi urabona ko ejo bundi barazamutse Shyorongi baravuga ati twumvise amakuru ko ubuyobozi bwa Minadef tuvuga ni Minadef igura ikibanza ya peri nyirizi kipe ni ya Minadef cyane buriya ushaka kugera kuri très haut niveau ifo no kureba naho mu atlete akorera mu atlete abarimo condition mu atlete abarimo ni ikintu kiri hyper important so bivuze iki rero bivuze ngo nimubona ubuyobozi bwa Minadef bukubise complex iremere hari ya Shyorongi icyambere yo complex hejuru twebwe dufite n'amahirwe Jado siziba ari nyinshi mu karere igize n'amahirwe ukagira yenyewe Jado uranayicuruza hari ikipe zishobora kuza ahangaha ikakora precision ntago ari kese yo kuvuga ngo niyo mu karere na hehe hariho hose ushobora kuyicuruza n'aba ngaba ikintu bita facility management yabo buriya ibikorwa byinjiza amafaranga iwabo muri byo ntago wabara ni byinshi ni ikintu cyambere batekereza twebwe iwacu ushobora kuza gukubita ikintu cya complex ya Shyorongi gikomeye warangiza haza za precision runaka ukazicuruza hari ama equipe akubwira ati ngiye naza ngakambikanga dufite uyibuka ko dufite kane ikomanga 2027 mu karere ndakubwiza ukuri uyifite 2026 ira complex imeze ya Shyorongi ni wabura ikipe za gucumbikana kandi kasiga furusi ahantu koko ni mu majyaruguru cyane urabona ko Kavukire yakoze ni cyiza cyane bava ko abakinyi bafite bagire aho bakorera heza kandi hujuje ibisabwa uwo ni Mbemo waje rero muri United wenda tunayigenda tuyiva banganyije na Leeds ubusa ku busa Rashford i Barcelona muri wa mwashi Rashford Barcelona ntago byaciyemo muri Leeds ariko mwashi cyera kabaye arabona hashyira Rashford Barcelona Jado bati twige twiteguye kumuhimba 325 yahimaga muri Manchester United Barcelona iriseriye kuri affaire yagaragaye muri iyi weekend
kondisiyo nuko ataguzwe iva ashatse yanatwereka n'amafoto ari muri sarere barayigumana kugira ibinyabiziga icyabayeho ni uko bumvikanye ko azagurwa umwaka utaha miliyoni 30 z'amayero z'amapawundi simbizi ariko ni 30 miliyoni. ubwo rero kubera ko babaye babakuriyeho icyo ngicyo nibagerageze umusore wakoze ibishoboka ibyo ari byo byose nawe ngo yorohereze FC Barcelona kugira ngo abashe kwinjira iwabo. Byasaga nk'aho ariyo solution ishoboka ku ruhande rwa FC Barcelona kuko izindi zari busabe isi n'ijuru kandi bikagorana. Ndashaka kuvuga za Nico ndetse na Diaz byasaga nk'ibigoranye araborohereza rero nabo baramukundira ariko hakabamo na Hans Flick rwose ngo yaravugaga ati njye mumunzaniye nta kibazo. So yagezeyo rero ntidushidikanya ko ari butangazwe uyu munsi kuko ibindi byose byavuye mu nzira. Rashford nawe ajya ahantu yifuzaga gukina kuko iyi menshi yose itangira nta kindi yavugaga no kujya muri equipe FC Barcelona. Reka turebe haraza gufasha iki Barcelona ni inyongera kuri Barcelona ni inyongerego n'umukinyi tuzi ko karite atari kibazo. Ikindi kiyongera ku Sidike kuri FC Barcelona yungutse umukinyi ayishaka n'umutoza ashaka. Ivyo bintu iyo bifite umutoza akaba gushaka nawe ukabushaka equipe ukaba ufise novuga iki ufise envie yo gukina kubera amazigi adakina ashaka kwereka umutoza we wa nationale uko akiri wa wundi uwo mukinya ashaka kugira akamaro kanini cyane cyane kuri uyu Manchester United babaraka rero wa mbere aragiye ubwo hasigaye abandi bangaye ni 4 ni 3 muri babarakare Nacho Sancho Imbumbe undi ninde sabo sabo ngabo uyu nguyu kuri kariyeri ye aho ngabo kuri kariyeri kwisanga muri FC Barcelona nawe na amahirwe yakomeye cyane ko Desire uyu nguyu par comportement ananayo na Barcelona sinzi ko indi ho niveau yakongera kuyibasha. Iyi ni amahirwe yanyuma niho tuzobona ko ari mubi cyane umutoza we chance nini cyane ababonye kujya mu ikipe champion kujya mu ikipe ikina Ligue des Champions byibuze renga tour ya mbere ikagera za quart de finale ni chance nini cyane kubera ko ikipe nini igira abakinyi benshi ntabwo yabura lotandoje byabishoboka ntabwo byabura. Ikindi nanone kuri we personnellement byanga bikunda ni ikipe izatuma Thomas Tuchel le sélectionneur anglais abasha kumutekerezaho mondiale y'umwaka utaha. Vraiment kuri we ni chance ikomeye cyane. Est-ce que afite ubushobozi bwo gukina? Arabufite. Nge nemera ko ubushobozi arabufite. Ntabwo nyeshidikana kuri musore kuri talent. Mais le talent seulement ne suffit pas. Ntabwo ihagije cyane. Birasaba ko comportement mental physique mu kibuga no hanze y'ikibuga bibasha kujyana. Ikindi agiye kugira kujya mu ikipe siwe yaburaga kugira ngo itere imbere. Iyi ekipe biragusaba iki rero biragusaba kurwanira cyo bita lotandoje yatwaye igikombe batari kumwe cyane biragusaba kurwanira lotandoje agiye gukorana n'umutoza w'umudagi abadagi paranature turabiza uburyo bari exigent agiye kujya muri vestiaire wibuke neza vestiaire aba Espanyol ntabwo iba yoroshye bamwe muri par comportement ntabwo tuzi abongereza benshi mu byukuri mu mazina yose yakomeye yabayeho ajya gupfa kurisisa mu makipe yo muri za Espagne biragoye nindi monde agiyemo nindi klima agiyemo uyu rero nibwo tugiye kureba koko uko mwana wumwe wakucheza ahantu hakomeye cyane. Reka turebe kuri Manchester United umutoza ngo yifuza kongeramo abandi bakinnyi babiri basatira baza gufasha kuri cya gice gisatira kuri United ariko nababarakare tuvuga nabo abone aho aberekeza rutunganira turati na Marasi yaraye mu musiremo nayo no murakare ariko bagomba kujya mu gihugu cya Espagne nako mu gihugu cy'Ubuholandi. Reka tuvaho ngaho ngira ngo ibindi etikiteho byerangiye Liverpool yamaze kubikonfirma azahagarara miliyoni 95 kuko umunyamakuru witwa David Olsen abivuga miliyoni 95 mu byukuri kuri yurutayizamu Liverpool kugurisha na Liverpool neza pe mu byukuri navuga yuko miliyoni 95 z'amayero nizo agomba guhagarara umusore etikite agiye kuza mu Bafaransa nka batanu ba mbere bamaze kugwa amafaranga menshi. Liverpool
ubona yuko mu by'ukuri nta kibazo itero yashoboye kuri uyu musore mu myaka umusore w'umufaransa kandi yiteguye ko mu by'ukuri na Rodrigo iza kwinjira muri diriye Liverpool uyu mwaka avuga ko Arne Slot baramubakinze pe ubuyobozi baramubakinze nabona uyu musore navuga yuko akomera na Rodrigo navuga ko ikipe ya Liverpool uwavuga ko izaba ari ikipe yubakitse miliyoni 95 wongereho miliyoni 5 Muradon zabahagaze miliyoni 100 z'amayero nk'uko ino kipe ya Frankfurt yabyifuje azava hano hagaze miliyoni 100 mbumbe z'amayero Liverpool irarekura ndayemeje ekitike igo ekitike nawe rero nuko nguko ubwo nawe araza kuba agaragara muri ekipe ya Liverpool. Ekipe ya Arsenal yamaze kugera muri Singapore niho yageze bafite n'umukino wa mbere wa gicuti kuri uyu wa gatatu saa 7 n'igice bafitanye match ya mbere na Mila AC nanone ni kwa kundi kuri rutayizamu Jado nanubu nta cyari cyagenda bite byo bigeze hehe ni ikintu babajije Arteta n'umukinnyi we Gabriel Magalhaes nibo bantu nabonye bagaragara mu bitangazamakuru cyane. Arteta w'umuhanga yashyizemo akajambo avuga ati mwimbaza ku mukinnyi utari wabo wacu yashyizemo ijambo yete iyo umuntu ashyizemo ijambo amakuru avuga yuko mu by'ukuri Arsenal nikomeza kubigenamo biguru ntege ngo United arukunirekereje ntaho bihuriye kuko United twari buvuge ahubwo ko yatangiye gutera icyumvirizo ku wananiranye na Arsenal witwa Benjamin Sesko kuko yuwe biragaragara ko yageze kwa Arsenal aho bigeze uretse ibyavugwa n'ibiki byari byo byose ariko ubona ko ekipe ya Sporting yirinze ikintu kibaho muri za transferi cyo kujya gushaka umusimbura w'umukinnyi umaze gutanga ukajya kumushaka abantu babizi ko hari amafaranga winjije beta bigendera icyarimwe mbere y'uko umukinnyi wawe agenda nta speculation ziba wihe negociation uhe umwanya wa negociation niba agenda banasimburane bikoroheye kumenya uko managing abafana babuze umuntu wabo binakorohere kudahendwa na ekipe yavuga ngo amafaranga warayabonye turabizi banzuduhe bakabijyana icyarimwe so bari mu ekipe yitwa Almeria yo muri Espagne barimo barashakamo rutayizamu witwa Luis Suarez ahangaha ku munsi w'ejo rero ntago ari original bakaba rero icyabaye nuko kuri iki cyumweru ekipe ya Sporting yohereje bid ya miliyoni zingahe 13 n'ibice 5 bazongeraho izindi 6 urumva cyangwa se 18 z'amayero bakongeraho izindi 5 uyu Luis Suarez rero wo muri Almeria akaba ari we rutayizamu barimo bashaka bakavuga bati agiye Arsenal ikaduha bira bifaranga negociation zihita zitubera ikibazo ubona ko ari cyo kintu barimo kugeraho uyu musore rero bikaba bivuga ko ekipe ya Arsenal yasabye abatoza babo ba condition physique bategura imyitozo yabagenewe bamusaba gushaka uwo baba bayikorana ku buryo bamukurikirana urumva yego barangije bamwohereza Malaga muri Espagne yego bamwohereza Malaga umusore bivuga ko we rwose ngo si uzarota so bisa rwose nk'aho ibimenyetso ari uko biza kujyanana n'uko umusimbura waboneka kwa Sporting nawe ibyo bikabona kujya mu mujyo naho bundi ibiganiro bya nyuma kuri ekipe ya Sporting yakunze gushyiramo ako gahato bisa nk'aho iri ku murongo umwe na Arsenal cette fois-ci kuba twaba tutamubona muri Arsenal yaba ari inkuru amagana United bashije kujya ipapura imupapuye gusa United iri ku isoko rya rutayiza nkuko nayimaze kubivuga umutoza atangaza ko byibuza abakinnyi babiri basatira yifuza ko baza muri ekipe uyu musore rero urumva yuko ese ya joining Arsenal ivuye muri tour ku mugabane wa Asia kuko n'uri mu bamanutse na Madueke ntago yamanukanye na ekipe nawe aracyafite akaruhuko kuko nk'umuntu wakinye igikombe cy'isi Madueke yabishakaga cyo kora Arsenal Arteta yatangaje ko bashobora kuzamona mu mikino mike ya
ya pre-season ba Sidik imikino mike ya pre-season. Hari n'undi mwana wa Muskera utari watangazwa Muskera ntago arakonvenka abaganga ba Arsenal. Sinzi ngo ikibazo bamubonyemo ku kaguru uruhande rw'ikipe ya Arsenal. Abaganga batanga raporo ko ntago arembye byatuma twica transfer, ariko mwongere mu muduhe tubane nawe. Icyo nicyo cyamutindije gituma atajyana n'abandi, ariko bikavugwa ko abaganga nibamara kuba convaincu uyu munsi aribwo nawe ibyo bishobora kuba byava mu nzira. Ikipe ya Arsenal bivugwa ko rwose nyuma y'icyo gihe abakunzi bayo mutegereze habe hagira usohoka, ariko nimumva yatangaje Muskera, mukumva yatangaje Gyökeres, ubundi mutegereze uwasohoka kugira ngo umenye mwarota wakwinjira cyane. Nicyo gishoboka. Yemwe n'abakunzi ba Arsenal ibyo twababwira byose bategereje kubona rutahizamu. Ari abakunzi ba hano mu Rwanda, abirondere ku isi yose, abakunzi ba Arsenal mu by'ukuri bakeneye kubona rutahizamu. Ariko bazi buryo ikipe yabigenda kenshi muri izi gahunda. Ubushize Jado ari ukuntu Arsenal yabaga iri mu muvuduko wo kubona rutahizamu bikarangira ntayibonye, ukabona Mikel Arteta ahubwo abakinnyi bo hagati yababonye. Ariko mu by'ukuri nemera ko ikipe ikomera Desire ari uko hahandi yajegajegaga byibuze yabashe kwazana umuntu. Arsenal ikeneye kujya ku rugamba rwo gutwara shampiyona ifite byibuze. Yewe niyo ndeba uyu ngo ugiye koresi gusa nkumva ko mu mugongo we wenda harimo sigiwe nani Kai ndetse na Gabriel Jesus, ahubwo nakifuje kubona scouting ya Arsenal yarakoze kumwataka ukiri muto cyane za 18 za 19 uza kabanga 4 mataka. Ariko barahari wo bazamuye. Niba hari bazamuye were kuri iki kintu she harimo avuga azakeneye kuzamura rashe bitwa. Kuri iki kintu she harimo avuga abanyamakuru bavumbuye ko aba boss b'ikipe ya Arsenal basabaga ubuyobozi bw'ikipe k'uyu mwaka batangira kwigenga ku ngengo y'imari. Iwabo mu mpapuro bisobanuye iki? Bisobanuye ngo mukoreshe ku byo mwinjije, inyongera muyikure mu bo mufite, mu bicuruzwa mufite. Mwidusaba andi mafaranga yabava ku makonte yacu ajya iwanyu. Arteta asaba inama nabo mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, abasanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajyana na Berta, bajyana n'umuntu witwa Permit Saker. Bageze kwa Permit Saker, Arteta ubwo wasize ababosi be kuko ntasi wo wumvishemo cyangwa se abaki, tutarabwiye ati ngiye mu ndeke ababosi wanjye tumaze kumenyerana, mu ndeke mbakonvenka. Arteta arababwira ati rero nanjye nubwo mperutse kubasinyira amasezerano, njye n'abasore banjye tubategerejeho ko mutwereka uburyo noneho mudushyire ku gitutu cyo kubyara umusaruro. Apana bya bintu ngo process n'ibiki byose, oya twiteguye ko ubu mwaturundaho igitutu cyo kubyara umusaruro. Mwihangane mu gusoza ibihe tumazemo iminsi, mutugerageze, nitwanga mudukureho icyizere, nitwanga kandi nibiza kuba bidakunze ahangaha mudufateho icyemezo. Turabihaye. Le Petit Cronk Josh ngabitekereza afata umwanya wo gukonvenka se, babwira Arteta ko, urabyumva Sidik? Ndabyumva. Bamutegerejeho kuza kwinjiza miliyoni 75 z'amapaundi, urabyumva? Bakamuha 150 z'amapaundi imbere, bisobanuye ko kimwe cya kabiri cyayo bamuhaye yaza yabasubiza nyuma amaze kubaka ekipe ye yasirukana uyu mwaka. Barangije bafata
miliyoni 17.5 bazigenera perimeter sakeri ubundi utarenzaga miliyoni 7.5 baramubwira bati mu rwego rwo kuturinda kurekura amafaranga menshi buri mwaka n'ibiki byose twabibonye ko Arteta yabonye umuvuno mwiza wo kugira abakina kuri waba abazana ahangaha nawe genda urebe urabyumva genda urebe abakinnyi beza muri za academy uhereye muri Premier League abugura ahandi kandi bitandukanye n'amakosa twakoze ubushize ntihagire abakinnyi bacu bagenda mu batoye banza uguma n'abeza bacu nibirangiza ahubwo nawe ugira aho ujya kwiba abeza bahandi barimo bifuzwa aho rero shehe niho yagiye gusubiriza cya kibazo urimo uvuga yagiye ashaka abakinnyi b'imyaka 16 17 mu busatirizi harimo rutayizamu wo mu ikipe y'abansiye banyu yitwa Salford urumva Salford ni ikipe y'abarongobo pourcentage nini actionnaire majoritaire yabaye Sir David Beckham yego ariko akaba ari kumwe na Wagari Nevo ari kumwe na Paul Scholes Gary Neville ndetse na Ryan Giggs yego urakoze abo bose rero niho bari bafite rutayizamu ekipe ya Liverpool yari yamaze gutanga ibihumbi 100 by'amapaundi Arsenal yaguhubukiza yirukanka ibihumbi 200 by'amapaundi urumva ndetse no kudisikita n'umwana neza uwo mwana wa rutayizamu irimo irashaka n'abandi bafashe umwanya wa Ryan Bertrand turamuzi mu ikipe ya Chelsea n'ubu ku isoko ry'abana bakiri batoya Arsenal yinjije nk'abakinnyi 4 muri academy yayo babakinnyi hataniraga n'andi ma equipe pe bavuga ko ariho bagiye kujya mu gutegurwa ahubwo Arteta ngo akabyitaho cyane mu kubaha umwanya kubera iki kugura rutayizamu muri iyi minsi guhaguruka utari munsi y'ijana kuri rutayizamu wo mwana urimo uvuga uko nguko biragoranye kandi ntago buri gihe amakipe tutabeshanye nyuma ya Alex na Arsene Wenger ayo ma equipe abiri yataye umwimerere yo kuzamura abakinnyi b'abakiri bato